arebye best man abona ntabwo yari amuzi, abona umuntu umeze nka Kenny. Am I dreaming? What is that? Who is that? Amera nk'umuntu uri astonished, aratangara cyane, aba surprised ku rwego rwo hejuru. Ubwo yari afite nyine ibirahure muri plate iriho ibirahure, nyine ibirahure yahagaze neza, amera nk'umuntu wumye kuko abageni bari bahagurutse nyine na best man bahagurutse bose. Gabriela biramucanga mu mutwe, abona neza ni Kenny photocopy. Iplate yari afite igwa hasi, ibirahure birameneka. Ubwo bimenetse, Kenny akomeza gutumbira Gabriela, nawe abantu bose baba shocked, abantu bose barareba nibiki bibaye. Ubwo Gabriela atangiye gutitira intoki, Kenny nawe ari kumureba, yanze kumukuraho amaso, bararebana. Gabriela aburi kintu akora, ahita yifata ku maso. Martin abona byahindutse, ahita agenda. Umugore ngo aba bakobwa bari gutoragura ibirahure byamaze kumeneka hasi na plate. Gabriela abatangiye kurimba, aburaho kwirwa ati Kenny. Yahise avuga Kenny, ahita yirukanka ajya guhobera Kenny. Ubwo Kenny nawe yagumye ahagaze, nta guhobera we, nta kumukoraho, ayoberwa icyo akora, biramucanga. Ubwo abantu bose ubukwe nta muntu wari ukitaye kuri James na Sandra. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Duherukana mu gice cya kabiri cy'urukundo rwa Kenny ndetse na Gabriela. Kenny na Gabriela ni abakunzi babanye igihe kirekire, ariko bakaza gutandukanywa n'ibihe bitewe n'uko nyine umuryango wa Gabriela wari umaze igihe warimutse. Ubwo igice cya kabiri cyakirangiye, hari haraje mu gihugu umugabo witwa Fred, bigaragara ko akuze, ariko nyine yaraje ashaka inzu yo kugura. Yari inzu yagombaga guha nyine umushiki we mu rwego rwo kumushimira ku gihe cy'imyaka 3 yari amaze ashakanye n'umugabo we. Muri iki gihe Fred yari yaraje mu gihugu, yari yarazanye na mubyara we witwa James. Niba wibuka neza, Fred yari yahaye invitation Kenny kugira ngo azaze nyine mu kirori, nawe nyine yitabira ibirori nk'abandi bose. Icyo gihe Fred yaratashye, maze amaze gutsimbura imodoka, Kenny nawe akomeza kwitegereza kuri invitation yari yanditseho n'izina rye, ariko nyine abura uko abigenza, aravuga ati ubu nyine abakire bantumiye nta kundi. Ubwo Kenny yafashe akamoto ke arakurira, arataha nyine. Uzi ko yari amaze amezi 6 ari gukora muri company. Ubwo ngubwo igihe cyarageze, ku cyumweru haragera, maze Kenny nyine arambara neza, afata kamoto ke, yambara agashati, yambara agapantaro ndetse n'udukweto twiza kuko yari amaze igihe nyine yaraguze imyenda. Ubwo Kenny afata kamoto ajya kwa Fred aho yari ari kuba muri iyo minsi, dore ko bari bafite amazu menshi mu mujyi. Ubwo rero umunsi w'ikirori warageze, Fred nyine afata ijambo, arongera ashimira Kenny kubera ko nyine Kenny yari amufashije kubona inzu yari amaze guha mushiki we. Ubwo ngubwo abantu bose barebye kuri Kenny kuko Fred yari yamuvuze nk'umugabo mwiza, nk'umusore mwiza rwose wumva abantu, nk'umusore nyine ukunda abantu kandi utanga serivisi nziza. Ubwo ngubwo rero Kenny yarishimye cyane, mbese amera nk'uwabuze aho akwirwa. Ubwo boss nawe yari yatumiwe muri icyo kirori, ariko nyine ubona ko ibintu byacitse rwose, ari ibirori bishimishije bibereye amaso. Hashize iminsi 3 Fred na James bapanze gusubira mu mahanga mu gihugu babagamo. Ubwo James mbere yo kugenda yabwiye Fred ko ashaka kubonana na Kenny bitewe n'uko yari yabonye Kenny ari umwana mwiza. Ubwo Fred yahamagaye Kenny kuri telefone, Kenny araza nyine apanga aho bahurira, ajya guhura na James. Bagiye guhura na James Fred adahari, ko Fred yari afite izindi gahunda z'imyiteguro yo gusubira hanze. Ubwo Kenny yaragiye ahura na James. James wari umusore witonda mwiza, kandi nyine yari umusore w'inzobe kubera ko igihe kinini cyane we yari yarakimaze hanze, kuko yagiye hanze afite imyaka 2 y'ubuto, ntabwo rwose yari azi ibintu byinshi bijyanye n'iwabo Kenny. James nyine yasobanuriye Kenny uburyo yamubonye, amusobanurira uburyo yishimiye uburyo ari umwana mwiza, ndetse amwereka yuko nyine yamukunze kandi yamwishimiye. Kenny yamubwiye ati rwose niko nyine nteye, niko njye abantu bishimye mba numva nanjye nishimye. Ntabwo mbikunda kubona abantu bababaye, kandi nyine byose nakoreye Fred ko hari ukumuha service, nuvuga ngo
muri company serivisi dutanga ntabwo iriya department yo gutanga ibijyanye n'amasoko no kugura amazu ntabwo indeba pe, ariko nabonye ukuntu Fred yangiriye icyizere, ukuntu bamuhaye nimero akampamagara atanzi saa 5 z'ijoro saa 6, mbona ko ari umuntu nyine ukeneye guhabwa serivisi, ndabikora ndayimuha. Numvaga nyine ndi mu gukora neza kuko nyine ngiye nkora neza ntitaye ngo hari ikintu kiri buze kubivamo cyangwa se nkumva ko nyine ari byo ngomba gukora. Ubwo ngubwo James we ntabwo yabirebaga atyo cyangwa abyumva atyo, ahubwo yabwiye Kenny ko hari ikintu ashaka kumubwira ariko atazi niba ko Fred ari buze kucyemera. Kenny yabwiye James ati byaterwa ariko ngewe nta kibazo, icyo kintu kiramutse ari ikintu kidafite icyo kibangamiye ku kazi kanjye cyangwa mubereho yanjye. Ubwo James ati Kenny, nabonye ko uri umuntu ushoboye, nabonye ko uri umusore ufite intego, uri umuntu mukuru, nabonye hari byinshi wadufasha muri company gukoramo n'ubundi kuko ni ibijyanye n'ubwubatsi, twubaka amazu mu bihugu bitandukanye ariko nyine dufite icyicaro aho tuba nyine mu mahanga nyine mu gihugu dutuyemo. Kenny yumvise ibintu James ari kumubwira atapfa kubyemera cyangwa ngo abisamire hejuru, cyane ko yari yamubwiye ko nyine agomba kubanza akabaza Fred ko nawe yabyemera ko Fred yari we nyiri company nyine, ariko James nyine akomeza kubwira Kenny ko nta kibazo. Nuko Kenny abwira James ati okay, njyewe nta kibazo, nuko amasezerano yanjye nyine mfitanye na company atararangira kuko nyine twasinya amasezerano y'umwaka, kandi rwose boss yankuye habi, urumva ntabwo namuhemukira ngo mpite ngenda gutya iriya project itarangiye, kandi amasezerano twasinyanye aracyari mwigihe. Gusa amasezerano yarangiye nta kibazo rwose, ngendeye ku kuntu Fred mubona mbona ari umugabo mwiza udafite icyo atwaye ku buryo twakorana, kandi nawe James rwose kuba wantekerejeho, uri umwana nyine mwiza, uri inshuti nziza izi kwitegereza kandi ndagushimiye. Ubwo James na Kenny barasezeranyeho, ariko nyine James atahana umugambi w'uko Kenny aramutse asabwe kuba yagenda agasohoka igihugu nawe akagenda bakaba bakorana ko nta kibazo yabonye bimutwaye. Ubwo James yarapakinze nyine bukeye, James yarapakinze na Fred, maze Fred ahamagara Kenny kugira azabasezere. Abantu bari babaye inshuti rwose, bari bamaze kuba inshuti, ubona ko nyine Fred yishimiye Kenny, James yishimiye Kenny, dore ko buri wese yari yamaze kubona ko Kenny ari umwana mwiza. Kenny yabaga ari gusetsa abantu bose, ari umuntu uri hambo nyine acisha make rwose ku rwego rwo hejuru. Ubwo ngubwo bwagezeho nyine Kenny nyine abasezeraho, bari bageze ku kibuga cy'indege arabasezera, yaje kuri ka kamoto ke, dore ko we nta modoka yagiraga, maze baragenda, Kenny nawe arasigara. Kenny atarurira moto atangira gutekereza, asubira inyuma mu bitekerezo. Wibuke ko Kenny yari amaze imyaka 6 asezeye kuri Gabriel, ariko nyine Gabriel yari amaze kwinjira mu bundi buzima, ko yari amaze imyaka 3 atavugana na Kenny ntabwo yari akibuka ibya Gabriel. Aho nyine ageze ku kibuga cy'indege agiye gusubirayo, ariko reba ba Fred ndetse na James binjiye bagiye gufata indege ngo bagende, mu mutwe we hagarutsemo ishusho ya Gabriel, yongera yibuka Gabriel, yongera yibuka uburyo yasezeye Gabriel, uburyo Gabriel yagiye akagaruka kamuhobera akanga kumurekura. Mbese Kenny yagiye nyine mu bitekerezo ajya kure cyane, ariko nyine kubera nta mpuriro yari agifitanye na Gabriel, yuriye moto nyine aragenda, ariko nyine ibitekerezo bye biri kure. Ahitera umugeri nyine asubira mu rugo, dore ko hari muri weekend nyine nta kazi gahari, umunsi hari ku cyumweru, maze aragenda aritunganya ariryamira. Bo Fred na James baragiye nabo bagerayo amahoro, dore ko bari bahanye amanimero na Kenny. Bagezeyo baramwandikiye baramubwira se harashize nyine iminsi 2. James niwe wamwandikiye mbere, amwe umeze ute kuri telefone. Kenny amubwira ati meze neza, ubuzima bwakomeje, gusa nyine ibihe twagiranye, ibihe mwagiriye inaha wowe na Fred narabyishimiye cyane, kandi na mushiki wa Fred nzajya musura, nabonye ari umumama mwiza, nabonye umugabo we ntacyo atwaye,
rwose n'abana beza umuryango wanyu. Ken nyine akomeza akazi ke bisanzwe, ubuzima buricuma. Fred nawe na James bakomeza akazi, bakomeza nyine imirimo, cyane ko Fred yabaga afite imirimo myinshi. Kampani yarakoraga cyane, yari kampani y'ubwubatsi kandi igenda yubaka mu bihugu bitandukanye mu gihugu bari batuyemo, naho no mu bindi bihugu bituranye hose yari ahafite amashami nyine. Kandi James yari umuntu ukomeye cyane muri kampani, ari na mubyara wa Fred. Ubwo nyine James yakomeje kuba inshuti na Ken urwego rwose rwo hejuru, ndetse byenda kurenga no kuri Fred, kuko Fred yari umukire cyane udakunze no kuboneka, udakunze kugaragara, kandi James nyine ari mu kigero cya ba Ken. Urumva bagombaga kuhuza urugwiro, bagacata, bakaganira. Noneho biza kugeraho hashize amezi 3 James yegera Fred, yaramusanze muri ofisi ye. Noneho Fred yabona James hari nimugoroba batashye, bari gutaha bajya mu rugo, abantu bari kwihuta, ariko nyine James abwira Fred ko amushaka. Fred yari umugabo wumva, utega amatwi, ntabwo ari kumubwira ikibazo ngo akomeze ibyo yari arimo, yabonye kuri serious cyangwa se ubangamiwe nyine n'ikibazo ufite. Ubwo Fred yahise asubika ibyo yaragiyemo, hari nimugoroba aguma muri ofisi. James amusangamo ko yaramubwiye kuri telefone. James yaraje abwira Fred ati, Fred yamwitaga Fred, ubundi akamwita boss, yari nk'umuhungu we mbese n'ubundi. Ati Fred, ibyo ngiye kukubwira ntabwo rwose ari ikintu kidasanzwe, ariko nyine ni ikintu kidasanzwe cyane ko nyine ari ikintu kirimo gufata imyanzuro iremereye. Fred aramubwira ati it's okay, wambwira nta kibazo, wambwira tukumva uko twabigenza, kuko ndabizi ko nta kintu cyapfa kutunanira kiri mu byo abantu cyangwa se ibiremwa nk'abantu dushobora kuba twakora. Ikintu wambwira cyose rwose James nagikora, kandi urabizi, uranzi neza. Uko James ariruhutsa, ntabwo James yumvaga ko Fred ari buze guhita yumva uburemere bw'ukuntu we ashaka Ken mu kazi, cyangwa se kuba yaza akajya mu kazi kabo. Ubwo James yarateruye amubwira ati rero Fred, ahantu twagiye urabyibuka, tumaze iminsi tuvuyeyo, ariko hari ikintu kidasanzwe nagiriye mu rugendo twajyanyemo. Urabizi ko ntabwo nari mpazi, ariko byaranshimishije cyane, numvise mpuye n'umuntu udasanzwe. Uwo muntu nkubwira nta wundi ni Ken. Ken rwose yankoze ku mutima, nta gihe kinini muzi cyangwa ngo narashidutse, ariko Ken ni umwana, ni umusore w'umuhanga, ni umusore wumva rwose. N'ubu turacyaganira kandi turavugana inshuro nyinshi rwose. Ubwo rero nifuzaga ko niba ntacyo bitwaye Ken yaza tugakorana. Ubwo Ken hari hashize nyine amezi 3, urumva hari hasigaye andi mezi 3 kugira ngo asozanye na kontra yari afitanye na kampani ye yakoragamo, na projet yari arimo yubaka, yari igeze nyine mu mafinisage. Ko Ken nyine ni umuntu wihutishaga akazi ku rwego rwo hejuru, nta bindi bintu yari afite bimurangaza, nta mukobwa yari afite bakundana umugize busy, nta kintu yitaga ku kazi, kuko ubundi akimara kubura Gabriela ibintu byose bijyanye n'urukundo kuri Ken, yabaye nk'umuntu mushya, yabaye nk'umuntu utarigeze amenya ibyo gukundana uko bimera. Mbese ikintu yari ashyize imbere kwari ugufasha mama we, ndetse na murumuna we akarangiza kaminuza, na mushiki we akiga agakomeza, kandi yari afite gahunda yo kubakira mama we mu cyaro cyangwa akamuzana mu mujyi. Gusa nyine yumvaga ashaka kumubakira mu cyaro, kubera ko kumuzana mu mujyi Ken nta bushobozi yari afite. Urumva yari amaze amezi 9 ari gukora gusa, urumva ntabwo nyine yari bwiyubake ku rwego rwo hejuru. Fred yabwiye James ati turi kuvuga Ken ni umwana mwiza, urabizi ni njye nahuye nawe bwa mbere, ndetse mbere yuko mubonana, ariko nanjye icyo gitekerezo narakigize, ariko Ken nyine ndakeka narabikubwiye, aracyafite amasezerano. Ken nabonye afite ibintu byinshi, nyine atiteguye guhita ava hariya, nkurikije uko namubonye nuko twaganiriye. So rero sinzi niba wewe wenda mumaze igihe muganira, niba yarakubwiye ko wenda ntacyo byaba bitwaye ko yaza, cyangwa wenda akaza nyine tukaba twakorana. Ariko urumva natwe uzi uburyo kampani bimeze, duherutse kwangaja, ntabwo nkeka ko nyine ibintu bimeze neza. Rero
wampa umwanya nkabitekerezaho, nka nyuma y'icyumweru ndumva nzaguhamagara nkakubwira uko mbyumva, then niba uvugana na Kenny mukaba mwari icyo mwavuganye nahita nkubwira ukamubwira cyangwa se ukamusubiza. Ubwo James yahise abwira Fred ati oya ntabwo Kenny njye nabimubwiyeho, donc nabimubwiye cya gihe tukiri mu gihugu cyabo, tukiri iriya, ntabwo rwose mbere yuko tugaruka mu mahanga ntabwo nigeze mubwira ko mfite iyo gahunda. Turaganira bisanzwe, turavugana buri munsi, ariko nyine ntabwo nigeze nongera kumubwira ibijyanye na story z'uko nshaka ko aza nyine tugakorana. Gusa nyine ubuzima bwe bwa buri munsi tuba tuganira, njye nuko nabyitekerereje kugira mbikubwire, ntabwo rwose ari ibintu nyine napanze ngo tubipange njyewe na Kenny, oya. Ariko ntabwo nari kongera kumubwira iyo sije ntarabanza kumenya uko bitekerezaho nyine nka boss mukuru. Ubwo Fred yabwiye James ati it's okay, nta kibazo rwose, nta kibazo, wowe nk'icyumweru kimwe njye bitekerezeho, nzakubwira uko tuzabyeranja cyangwa se tuzabikora. Ubwo James yasezeye Fred yari ari kwirukanka cyane, yari kwihuta, yari yishe gahunda. Bahise batandukana, James nawe afata imodoka ndetse na Fred afata imodoka ye arataha. Ubwo James yari umusore rwose uri mu kigero nyine cy'imyaka ya Kenny, bari mu myaka 32 gutyo, 30 gutyo, 30 aho ngaho, kuko nyine James nawe yari umusore nyine uri hafi kurongora, ko yari afite n'umukunzi. James yari afite umukunzi bakundana aho mu mahanga nyine, rwose bizerana cyane, kandi urukundo rwabo rwari rugeze nyine mu munyenga. Ubwo umunsi umwe James yari ari kumwe na Sandra umukunzi we. Sandra yari yarize ku kigo kimwe na James, ariko James amwiga hejuru. Ariko James nubwo bimeze bityo yari afite inshuti magara. James yari afite inshuti magara biganye ubuzima bwabo bwose, babumaranye aho bigaga, bariganye na kaminuza, mbese afite inshuti yitwa Martin. Ariko iyo gihe nyine ntabwo Martin yari ari kumwe na James, nuko rero James ari kumwe na Sandra umukunzi we, bahagiye guhura, dore ko baba bari gupanga uburyo James ya propose nyine Sandra. Byabigeze nyine ku rwego rwo hejuru ko bashaka kurushinga ko nta cyari gisigaye. Bari kumwe rero basohotse bari gusangira, James ababwiye Sandra ariko Sandra ati karame sheri, hari ikintu maze iminsi nyine nshaka kukubwira, nubwo nyine bitari ku ruhande rwacu twembi cyangwa bifite icyo byahungabanya ku rukundo rwacu, cyangwa wenda bifite icyo bisobanura, ariko urabizi ibyemezo byinshi mfata mbanza kukuvugisha kugira ngo urebe niba ndi n'umurongo mwiza, urabizi no. Sandra amubwira ati sheri nta kibazo, mbwira hane, no problem kabisa, mbwira niki cyabaye. Sandra yari afite amatsiko menshi yo kumva ikintu James agiye kumubwira, kandi kidafite aho gihuriye n'urukundo rwabo, ariko nanone kimuraje inshinga ku buryo yumva ko Sandra yakimenya. James yarabwiye Sandra ati Sandra urabizi ibintu byanjye byose ububizi, kandi urabizi ntabwo nkunda kubona abantu bababaye. So rero igihe mperutse mu mahanga ndi kumwe na cousin boss Fred, twagiye ahantu rwose mu mujyi, nubwo nyine utaratera imbere cyane, ariko ni umujyi urimo abantu beza. Sandra ndagusezeranyije ndumva umunsi umwe twazajyanayo, wenda simvuze ngo bite biba, ariko I just suppose ko umunsi umwe twazajyanayo tugatemberana n'ahantu haba abantu beza, abantu bita ku bantu, barajwe inshinga n'abantu, mbese ni umujyi mwiza uba mu rukundo rutandukanye nyine, ruri sociale rutandukanye n'uru nguru tubamo inahangaha nyine. Abantu nyine uburyo bakira abandi ho birarenze, ni abantu badafite amafaranga ariko bafite umutima w'urukundo. Rero nahamenyaniye n'umusore aba inshuti yanjye, umusore yitwa Kenny. Ni umusore uzi gukora cyane, ni umusore warangiye nyine Fred boss inzu yaguriye nyine mushiki we, niwe weretse cyangwa se watereteye Fred iriya nzu yaguriye nyine
Keti, urumva ko Keti yari amaze nyine kumara imyaka 3, urumva ni myinshi ashakanye n'umugabo we. Rero twaragiye nyine muri yubire y'imyaka 3 nyine Keti amaze ashatse, kandi urumva nyine Fred rwose yamutegura ibintu birenze, yamuhaye inzu, yamuhaye inzu nawe aguriye. Ubu ngubu Fred afite y'inzu nziza cyane, inzu zegeranye nziza cyane. Uwo mutipe rero ndi kukubwira rwose Kenny niwe wamurangiye izo nzu, niwe wamutereteye kuva kuri 0 kugera Fred aguze izo nzu. Yaranamushimiye cyane, ibaze ko yamuhamagaye no mu kirori, ari naho ngewe namenyaniye nyine na Kenny. Nakomeje rero kuvugana nawe, tuba inshuti, n'ubu turi inshuti, nubwo mbikubwiye ubu ngubu, ariko tumaze igihe turi inshuti na Kenny. Ariko nyine icyo nashaka kukubwira, wenda ndashe ku ntego, nuko nifuje ko Kenny nyine yazinaha, ubundi tukajya dukorana nyine, tugakorana muri company yacu. Ubwo Sandra yamubwiye ati it's fine, ndakuzi sheri, uri umunyempuhwe, abantu bose bumva wabafasha, wagira ute, gusa nyine ni byiza, ntabwo nakubuza, ni igikorwa cy'urukundo. Niwe warabonye ko ubuzima uwo musore abayemo atari ubuzima bwiza cyangwa se budateye imbere nk'uko ubyifuza, kandi akaba ari umwana mwiza, ufite icyo wamufasha wakimufasha, wumvikanye nyine, nakuze wawe Fred. Sandra aramubaza se, none se Fred arabizi? Fred ko nyambona ari strict cyane, ubwo wabimubwiyeho, wabimganirijeho? Kuko nyambona atandukanye, ushobora kubimubwira gutyo cyangwa wowe bikunze ukabyishyiramo cyane. Niba utarabibwira Fred rwose baby, ntubyishyiremo pe, ntubyishyiremo, kuko Fred rwose ashobora kubika iyo karita ugasanga birakubabaje, kandi ntawe mbashaka kubabara. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bose nyine ubafashe ibi byo kugenda ufasha abantu. Ugomba kubanza ukabitegura, ukavugana na Fred, yabyemera, urumva ko nawe amuzi, then ukajya washyira nyine in action ibyo bintu. James yaramubwiye ati baby, narabimubwiye, Fred arabizi, kandi Fred nawe azi Kenny already, niwe wamenyanye na Kenny bwa mbere yanjye. Urumva rero mfite kubimubwira akabimenya, ariko ni nko kumwibutsa, kuko nawe yakunze rwose uburyo Kenny nyine ari umwana wita ku bantu, ari umusore mwiza rwose ukwiriye ibyiza. Ubwo Sandra yarasetse, ariko mana yanjye, umuntu watatse utyo wamunyereka. Maze James ahita abwira Sandra ati udashyuha mu mutwe, ubwo wumvise ari umusore wabona utangiye. Noneho Sandra ahita amuca mu ijambo ati ntangira ibikiza akungubu, kuko ntabwo uranyizera, ahubwo ibintu utangiye amenye ko rwose atari byiza rwose. James, I love you, you know it. Igihe tumaze, imyaka tumaze, ntabwo rwose wakabaye uvuga utyo. Ngiye nuko nishimiye intsinzi yawe, yuko ibintu nyine ushaka kugeraho wabigeraho. James nawe avuga ati oya natebyaga, ariko ubu se urumva Kenny wiviriye mu mahanga, mu bihugu bigize cyayishakisha, urumva se ntabwo rwose nari mbigamije, urumva mba ndi kwiganirira. James nyine Sandra sheri we yaramushyigikiye, James yumva arishimye, arataha ajya mu rugo. Ubwo James yahamagaye inshuti ye magara Martin, amubwira nawe ko hari umuntu nyine ashaka kuzana mu gihugu cyabo, noneho kugira ngo azaze nyine. Martin abizi ko Martin yari inshuti ya James, biganye magara ye kuva kera. Nta n'ikintu yari gukora rwose atamubwiye, nuko batari batuye mu mujyi umwe. Hagati y'umujyi wa Martin ndetse n'umujyi James na ba Fred bari batuyemo harimo intera rwose, harimo intera nk'iy'amasaha 3 uri mu modoka, ariko nyine bahurana bari inshuti. Buri wese yabaga ari biza, ariko Martin ndetse na James ni abantu bari inshuti cyane, bahura bapanga bagahura, nubwo bahuraga gakeya, ariko wibuke ko biganye primaire, biganye primaire, biganye secondaire, biganye université, n'abantu bize igihe cyose bari kumwe. James yahamagaye Martin amubwira ko nyine hari inshuti igiye kuza, kandi ko nyine bazayiserebura umunsi azaba yateye ivi, nyine ya propoje Sandra. Ubwo Martin amubwira ati it's okay, nta kibazo, nubundi hasigaye igihe gitoya wowe na Sandra nyine ukamupropoza, kandi ndumva hazaba hari ibintu byinshi, ntabwo nzi niba ari ngombwa famille yanjye yose tuzazane cyangwa niba ari njye nyine uzaza,
ubwo uraza kumbwira. James yabwiye Martin ati no, ni akantu gatoya, urumva ntabwo famiye yose yakirirwa iza, wowe uzaze, ntabwo nshaka kurushya famiye yawe, ntabwo nshaka kurushya umugore wawe, urabona aracyari kwita ku mwana, biracyari ibintu nyine akeneye kwitaho, akanita no ku mwana, urumva ngiye ndashaka wowe uzaze, wenda ku buryo bwa mariage mwese muzaza, ariko kuri iki gihe urumva ni akarori gatoya, ngiye gupropoza nyine Sandra, ariko nshaka nyine kunamenyana na Ken kuko azaba hari mu mezi make rwose, ndetse mu kwezi gutaha azaba yaje, so ntabwo nshaka ko nyine uzamubona utamuzi kandi ari umuntu wanjye wa hafi nanjye nisanzuraho. Ubwo Martin yabwiye James ati nta kibazo rwose, nditeguye kandi nzaza. Hari hamaze gushira nyine amezi 2 yandi arenga kuri ya mezi 3 yari amaze gushira, hasigaye ukwezi kumwe nyine ngo Ken nyine asoza amasezerano yari afitanye na kampani yakoreragamo mu gihugu cye. Ubwo rero mu gihugu nyine bwagezeho Ken ashaka ibyangombwa, yavuganye na Fred, yavuganye na James, atangira gushaka ibyangombwa. Umunsi wa nyuma Ken bwagezeho aragenda. Mbere yo kugenda ariko Ken nyine yaragiye ahamagara abantu bose b'inshuti ze, ahamagara boss we, bakora ikirori n'aba bantu bose bakoranye ikiyede, urabyibuka niba warumvise ibice byose, cyane cyane igice cya kabiri cy'iyi nkuru. Ken yari afite ubuzima yabayemo bw'ibice bitandukanye, yabaye mu buzima bw'ishuri, yabaye mu buzima bubi bwa kaminuza, yiga kaminuza, aba mu buzima bw'icyaro, aba mu buzima bwo kugaruka mu mujyi akora ikiyede, yabayeho nabi. Abo bantu bose yarabateranyije maze ashimira mama we yari yamutumiye, ndetse na murumuna we yari ahari, na mushiki we, na boss we, n'abandi bose yarabatumiye. Akora ikirori nyine kitari kinini kugira bamenyeshe ko agiye kubasezera, agiye nyine mu mahanga. Nyine mama we yari ari kurira rwose. Ken afata ijambo arababwira ati mwakoze rwose, nshimiye buri muntu wese waje hano, cyane cyane boss wanjye, nshimiye mwese mwagiye munshyigikira mu bintu byose nagiye nyuramo, inzira zose naciyemo, guturuka ndi umuyede muri kampani kugeza aho nari ngeze ubu ngubu dusoje iyi projet. Rwose Imana ishimwe kandi namwe baho umugisha. Ubwo Ken bahitaga bamuha amashyi, abantu bose babaga bari guseka, ko nyine ikintu cyose Ken yavugaga abantu babonaga ari ibitwenge, ko nawe ubwe yari asekeje nyine kubera gukunda nyine kugira inkuru zisetsa. Ubwo nyina afata umwanya ashimira Ken, aramuhobera. Ken nyine yarasize atangiye kubaka inzu ya mama we, rwose ibintu biri ku murongo, abantu bose baramukundaga, yari yarimuye mama we, urumva yari amaze amezi hafi 12 ari gukora muri kampani, yarafashe mu inzu imwe, afashe mu inzu ye imwe kora yishyura boss we nyine muri kampani. Mama we yari asigaye ayituyemo ariko itaruzura neza, ariko nyine biba ngombwa ko Ken agenda agasiga umuryango we, agasiga na kampani. Ken yagumye muri kampani nk'uko bisanzwe, aguma ari umwana wa boss we. Boss yaramukundaga cyane, ariko nyine asezera mu buryo bw'akazi n'uburyo bw'imibereho, ariko aguma muri kampani, dore ko mama we nyine yari yaranimutse, nyine yimukiwe muri iyo nzu bari barimo, ariko nyine yari inzu zitarakorerwa nyine finishing ya nyuma, ariko zisa nk'izarangiye, n'ubundi projet isa nkaho yari yangiye, maintenance yari isigaye. Ariko Ken yagombaga kugenda kuko James na Fred baba bari kumubwira ko bamukeneye cyane kugira atangirane n'umwaka akazi. Ken nyine bwaje kugeraho asezera umuryango we, awusiga mu maboko mazima, awumenyesha boss we, maze Ken afata rutema ikirere, ayora indege aragenda ajya mu mahanga. Ubwo umunsi Ken yageze mu mahanga bwari buke, James aproposa Sandra. Ubwo yagezeyo kirayo bwije, arabasuhuza, baza kumufata ku kibuga cy'indege, baramutwara bamujyana aho James aba, niho nyine yahise ahitira nyine kuba abayo nyine. Umunsi rero w'ikirori, ba Martin, ba Sandra, abantu benshi bari bahari, na Fred, mbese abakozi bose muri kampani bari baje, n'inshuti za James zose ndetse n'iza Sandra.
ubwo Sandra ntabwo yari ahari, ariko nyine James yari ahari, ibintu byose babishyize ku murongo. Martin yabishyize ku murongo, yari inshuti ya hafi cyane rwose ya James, ku buryo nyine ibintu byose yabaga birimo ari we uri kubipanga, ari we protocole. James rero yateguye uburyo bwa proposal, apropose nyine Sandra. Byari ibirori byiza, bacanye amatara, ahantu hateguye rwose. Kenny ibyo bintu byaramutunguye nyine, urumva Kenny yari mushyashya, atazi ibijya mbere bigiye kure mu mahanga, ibihugu byateye imbere, ibintu byose akiri kurangara, areba abantu bose akabona ni beza, ari amatara meza. Mbese nubwo Kenny yabaga mu mujyi, ariko umujyi yari agiyemo, igihugu yari arimo cyari igihugu gitandukanye n'igihugu cyabo cya kitaratera imbere. Sandra bamutumizaho, abacuti be bari babimushije nyine, baramuzana baramutungura, ari ibicika rwose, ari ibirori. Ubwo Sandra ararira. James nawe ubwo yari apfukamye nyine mu ndabo bari bateguye, hari indabo nyinshi, uturabyo hasi dushushanyijeho umutima. So iyo bagiye gutera ivi nawe urabyumva. Ubwo Sandra yinjiye azanywe na Martin, ko bari baziranye nyine. Martin yaje amutwaye rwose mu biganza. Sandra ari kurira, abonye James ashaka gusubira inyuma, biranga, baramufata, araza ahita agwa muri James, barahoberana nyine, abamwambika impeta. Sandra avuga ati yes I do, kuyemeye nyine ko bazabana nyine ubuziraherezo, cyangwa se yazamubera umugore. Ubwo ibirori byarakomeje, baraserebura. Ubwo yari Martin na James, Sandra na Kenny yari ahari, ariko Kenny yari yitonze, yicaye wenyine, yicaye ku ruhande. Babyina nyine, nawe agasa nk'ubyinyeho, dore ko we nyine ibyo bintu nyine ntabwo yari abiherutse. Urumva hari hashize igihe, hari hashize hafi imyaka 6, hashize imyaka 6 adaherutse urukundo, adaherutse Gabriella. Ni urabizi niwe bakundanaga, ntabwo yari aherutse Gabriella, nta rundi rukundo yari yigeze ajyamo. Yari focused no gukora, agateza umuryango we imbere, cyane ko yari amaze imyaka 3 aribwo atandukanye na Gabriella, atazi nyine bya Gabriella. Ariko indi myaka 3 yamaze, urabizi ko yayimaze Gabriella bavugana, kugeza igihe papa we nyine yahise yakubye communication. Wibuka ko yakubye communication, bamaze imyaka 3 bavugana, Gabriella yaravuye mu gihugu. Gusa Kenny nyine nta makuru yari afite yuko Gabriella yaje gushaka. Gabriella yarashakanye na Martin, ubyibuke. Gabriella yafite umwana, yari yakiriye mu buzima, nta kibazo na kito urugo rwe rufite, kuko Martin yaramukundaga cyane. Urumva nyine rwa rugo rwubatse kandi rumaze nyine urumva urugo rumaze imyaka 2 rwubatse, rwa rugo rwose rumeze neza kandi rushima Imana. Ibuke ko Gabriella yaragiye kumara imyaka 2, yagiye kumara umwaka wa 2 nubwo wari utaruzura neza, abanye na Martin nk'umugore n'umugabo. Ubwo bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Ibirori byarakomeje, ubwo biza nyine kugeraho bwije cyane. James afata ijambo, abantu bose bamaze nyine kwishima, yicaranye na Sandra. Ubwo James yafashe ijambo, aho yari yicaye nyine ari kumwe na Sandra mu ntebe nziza z'imbere, arahaguruka. Ubwo Kenny yari yicaye mu bandi, ndetse yicaye inyuma. Martin nawe yari yicaye hafi nyine mu b'imbere, n'abandi bantu benshi, hari abakobwa benshi beza, hari abasore benshi beza, inshuti ba Freddy n'abandi bakire nyine bo mu mujyi bari batuyemo, nyine ba James bari batuyemo. Ariko urumva Martin we yari yavuye kure, ariko nyine nawe yari ahari nk'inshuti ya hafi cyane ya James. Ubwo James barahagurutse, James nyine ahita amuha ijambo, wari ubiyoboye, dore ko ari na Martin, ahita ahaguruka. James rero agihaguruka, ko Kenny yabonye James ahagurutse, avuga ati se uyu niga ntabwo agiye kundaburiza n'ibiki. Urumva Kenny nyine yari akiri kwitinya, nibwo yari kigera mu mahanga, ururimi rwe yari ataraba fluent cyane mu rurimi rwabo nyine, kandi bo bavugaga ururimi nyine rwabo. Urumva
nyine Kenny ibintu byose byari bimeze nkaho byamutunguye, ntabwo yari aherutse ibintu byo kwishima cyane, agakabye nyine ari mu rungano nk'uko nguko. James arahaguruka aravuga ati murakoze, uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri njye ndetse no ku mukunzi wanjye Sandra. Ni umunsi nishimye, ni umunsi ufite icyo usobanuye mu buzima bwanjye, ni umunsi Sandra yantunguye mu byishimo byinshi akanyemerera kumbera umugore w'ibihe byose. Rwose Sandra ndamushimiye, nanjye musezeranyije kuzamukunda igihe cyose tuzaba turi kumwe rwose, kandi Imana izabidufashemo as long as ndi kumwe namwe, ndi kumwe na Martin, ndi kumwe na Fred boss wanjye, ndi kumwe namwe mwese muri aha, ndetse ndi kumwe n'undi muntu uri special ngiye kubabwira ari nawe utumye ahanini mpaguruka. Turi kumwe nk'uko nguko turi ipfundo, ndabizi neza ko ubuzima bwanjye na Sandra, urugo rwanjye na Sandra ruzagenda neza kandi Imana ikadushyigikira. Ubwo James bamuhaye amashyi, bose bakoma mu mashyi, bari babishimiye rwose. Sandra nyine we icyo yavugaga cyose Sandra yahitagarira. Urukundo rwo rwarumaze igihe kinini, igihe urumva bigiye bakiga muri segonderi akaba ariho bamenyanira. James akajya muri universite, urumva Sandra we yari akiga, James akabona akazi, bari bamaze imyaka rwose bakundana. Ubwo Kenny yabareba bari kumwe, byatangiye kumugarura muri ya shusho nyine ya Gabriella. Guhera igihe asezera agaruka ku kibuga cy'indege, agasezera agiye gusezera nyine James na Fred bavuye mu gihugu cya Kenny yabagamo nyine cyabo, basubiye hanze. Gabriella ari mu bantu, Gabriella ahise agaruka muri mind ya Kenny, ariko ntabigire impamvu nyine, ako yongeye kubyibuka neza abonye couple ya James ndetse na Sandra, ukuntu bari bishimye, ukuntu bameranye neza, byose abirebye aravuga ati mu mutima nyine ukabona ko nyine ari shocked. Ni uvuga ngo rero icyo gihe James yarakomeje ijambo rye nyine avuga ati rero turi kumwe twese, ndagira ngo mumfashe rwose twakire umusore mwiza, umusore w'umukozi, umusore ukunda abantu, umusore ugira urwenya, umusore w'inshuti yanjye, umusore rwose mwese nifuza ko muzamenya kandi mukifuza ko yabaguma iruhande, Kenny. Ndagira ngo mwese Kenny ahaguruke, mumumpera amashyi, nyine mumwakire, mumenyane. Kenny ni inshuti yanjye guturuka nyine mu gihugu twari twaragiyemo, njye na Fred boss wanjye nyine dukomokamo. Ubwo bose barishimye, babona nyine Kenny, bose bashaka kumuhobera, bavuza induru. Kenny wabaye congratulations, welcome, most welcome, worth welcome. Nyine abantu benshi bumva nyine bakiriye Kenny nyine nk'umusore mu muryango, baramwakira. Bo Fred yahise agenda ahobera Kenny, nyine amukora mu biganza. Kenny nawe nyine n'amasoni no ku ibintu nyine byo urumva Kenny ntabwo yaramenyereye kongera kwishimirwa nk'ibyo, nk'uko Kenny yarabimenyereye igihe cya kera yiga rwose, nibwo yaramenyereye abantu benshi bamukomera amashyi. Yabimenyereye akiga segonderi, akiri umukinnyi wa football, akiri umuntu usetsa, uzi kubyina. Ibyo byose nyine Kenny harashize imyaka myinshi yarabirenze, yarabaye umusore mukuru, yarabaye umusore uri seriye, yarabaye umusore wanyuze mu buzima bugoye. Byose warabyumvise, ni warakurikiye nyine iyi nkuru ya Kenny na Gabriella, wumvise ubuzima Kenny yaciyemo rwose bwari bugoye kuri rwo kumuhindura. Ariko nyine kitarahindutse kuri we ni imiterere yo gusetsa abantu ndetse no gukunda abantu. Ubwo Kenny baramusuhuje, Kenny nyine nawe Martin amuha ijambo ngira ati gira ikintu uvuga. Kenny nyine urumva yaragifitemo kwitinya, abona ibintu bari kumukorera bidasanzwe, ariko nyine yaravuze ati mu bwoba bwinshi rwose mumbabarire, muze kumbabarira, uburyo bw'imivugire yanjye ntabwo buteye imbere, ntabwo ndi fluent nk'uko mwe mumeze, ko nyine still twebwe kuri twe ururimi abarurukiri urunyamahanga, ariko nyine baba bagize amahirwe yo kwiga, tugerageza kurwica tukaruvuga turwica, ariko wenda message igatambuka. So nimwumva rero
ndi kuvuga ibintu ntimubyumve neza cyangwa bivuga nabi, ntimuze kumfata nabi. Gusa umuntu wese undebye yabona uburyo nishimiye, uburyo nakiriwe hano n'uburyo munyishimiye. Ndashimira cyane Fred utumye ibi ngibi bimbaho, utumye ngeze aha ngaha ndi. Fred yaje ari umuntu ushaka inzu tutaziranye, telefone ye nayakiriye saa 5 z'ijoro hafi saa 6 naniwe sinanamwitabye icyo gihe. Mbese nyine byari ibintu bimeze nk'ibitangaza biri kwikora. None menyana na James barazanye, menyana nawe tuba inshuti zikomeye. Kuba ndaha James na Fred nibo babigizemo uruhare, cyane cyane James wakomeje nyine kumba hafi angira inshuti rwose, mbonamo nkeka ko yambonye mwundi muntu udasanzwe kuri we, nubwo ngewe numva ndi umuntu usanzwe. Mumpere rero Fred na James amashyi menshi cyane. Bwo bakomera amashyi, bakoma amashyi nyine bose bishimira Fred ndetse na James. Umva James yari yishimye cyane, ibintu yasabye Fred byari byagezweho. Ubwo Ken yarakomeje aravuga ati James couple ye na sheri we ni couple nziza, ni couple inyibutsa ubuzima nabayemo by'umwihariko, ariko ndabakunda, baraberanye, ndabashyigikiye, mbese bazabyare hungu na kobwa, kandi urukundo rwabo ikigaragara nuko rukomeye kandi ruzakomeza gukomera. Ubwo ngubwo abantu bose nyine barishimye, bumva ko Ken ari umuntu ucisha make, ari umusore nyine wakifuzwa na buri wese kandi mwiza ufite ibitekerezo. Barinjoyinze, barishima, bafata amafoto, barifotoza. Sandra na James barifotozanya na Ken, bifotozanya na Martin, rwose ubona ko ari ibyishimo nyine. Maze igihe kiragera nyine barataha. Martin urumva yari yatinze, yagomba gutaha kandi kure, agomba kwambuka rwose ibirometero byinshi hafi amasaha 3. Martin nyine yabwiye James ko atarara, ko Ken bazakomeza kugirana ibihe byiza, ariko ko atarara, ko agomba gufata imodoka akerekeza mu rugo, ko yasize nyine umugore atameze neza. Ubwo Martin yaratashye. Ubwo Ken araho, ntabwo azi ko Martin ari we mugabo wa Gabriella. Gabriella nawe ntabwo azi ko Ken noneho ari mu gihugu Gabriella abamo. Ubwo nyine baraho, Gabriella n'umuryango we bari batuye nyine hafi naho Gabriella yatuye, kuko ntabwo nyine bari begeranye no kwa Fred. Kwa Fred baba batuye mu mujyi umwe, ndetse no kwa Martin ndetse n'umuryango wa Gabriella batuye mu wundi mujyi ari kure nyine yaho ba Fred bari batuye. Kandi urumva Ken waza yaje aho nyine ba Fred na James batuye. So rero byari bigoye nyine ko ako kanya Ken ndetse na Martin bashobora nyine guhita bakominikana cyane nk'abantu bamenyanye uwo munsi. Martin nta nubwo nyine yari interese cyane kuko yari afite ibintu byinshi, ntabwo yari interese nyine kuri Ken, yari afite gahunda nyinshi, ahubwo yari interese kuri James inshuti ye magara. Nyine yaranitahiye Martin, gusa nyine aba yamenye Ken nkuko bamuvuze, ariko nyine amufata nk'abandi bantu bose. Nyine Martin arigendera. Martin yari umuntu ukunda Gabriella, ukunda nyine abantu b'inshuti ze baziranye by'igihe nyine runaka kirekire, ariko nyine ntabwo ari umuntu ushiturwa nkuko James yari ameze. James yari umuntu nyine ushiturwa n'imiterere y'umuntu, kamere y'umuntu, sense of humor, yumva yuko nyine atagomba kubura Ken nyine mu buzima bwe. Ubwo iminsi yakomeje kwicuma, hashize ukwezi nyine James atembereza Ken, amwereka utuntu dutandukanye mu gihugu yari yarimukiyemo cyo mu mahanga, cy'abantu nyine atamenyereye, amujyana mu supermarket, amujyana mu mihanda, amujyana muri tourism sites, amujyana nyine ahantu hatandukanye, mbese amujyana mu bice bitandukanye kugira ngo arusheho kumenya nyine igihugu cyabo, nkuko nyine James yumvaga ko ari inshingano ze. Gusa yabikoraga rimwe nyine gake muri weekend, ariko indi minsi Ken yabaga ari mu rugo kwa James nyine aho yabaga, nta kintu cyari kihabuze. Urumva James yabaga mu rugo rwe atabana na Sandra, ko Sandra yabaga iwabo nyine, nubwo bari batuye mu gace kamwe, ako ntabwo baba baturanye nyine, ariko baba batuye mu mujyi umwe. Donc ntabwo byaba bimeze nka kuriya Martin yari ameze, ko Martin we yari atuye mu mujyi wa kure,
ariko nyine Sandra na James baba batuye mu mujyi umwe ariko badaturanye neza. Ubwo Kenny yirirwaga mu rugo, James yataha akajya kumutembereza akamujyana kwa Fred mu rugo. Fred yari umugabo ufite urugo nyine runini rumwe umugore, abana, urugo runini afite n'abana bakuru ariko nyine bo bakiri mu mashuri kuko Fred ntabwo yabaga ashaka ko abana be bajya mu bintu by'akazi batarasoza kwiga, ariko bari bakuru cyane bari kwiga za kaminuza ari bakuru mbese. Ubwo ngubwo nyine kwezi gushize ubwo James na Fred bakomeje kuganira, bugezeho nyine Fred abwira James niba Kenny yaramenyereye ko aricyo gihe nyine ngo ahamagarwe mu kazi bisanzwe atangire akora akazi nk'uko bisanzwe nk'umwenjeniyeri. Kenny yaje kwakirwa mu kazi nk'umukozi muri kampani ya Fred. Urabizi ko Kenny yari yarize nyine ibijyanye n'amashanyarazi, yarabyize no muri segonderi, abyiga no muri kaminuza, afite nyine n'impamya abumenyi nyine yakuye muri kaminuza yo mu gihugu nyine, yabaga mu gihugu nyine bisanzwe aho yakuriye iwabo wa Fred bose n'umuryango wabo. Ariko nyine James we yari yaragiye mu mahanga kera ari umwana muto cyane, ntabwo yari azi ibijyanye n'igihugu bavuyemo, ntabyo yari azi cyane. Gusa nyine Kenny we nyine niho yari yakuye iyo mpamyabumenyi. Urabizi ko yiganye na Gabriela mu kigo kimwe kuri university imwe, ariko nyine Gabriela hamaze umwaka n'igice uzi ko papa we nyine ahise amuhamagara ngo ave aho ngaho ajye kwiga nyine mu mahanga aho papa we yarabaga. Ni ibintu birebire, urabizi ko na mama we yari yarimutse hashize imyaka myinshi. Ubwo Kenny baramwakiriye muri kampani. Kenny yari umuhanga cyane mu bijyanye n'amashanyarazi, baramwakira atangira akazi. Ubwo bukwe bwa James na Sandra bwari bwegereje, bari mu myiteguro ko hari hasigaye ukwezi kumwe Sandra na James babane. Ubwo nyine imyiteguro yarakomeje irarimbanya rwose, batangira nyine James atangira guhamagara Martin kugira ngo amufashe nyine kwitegura kugira ngo nyine ubukwe buzagende neza, kuko nyine ubukwe bwa bugiye kuba kandi haburaga iminsi mike ibarirwa ku ntoki. Noneho rero umunsi umwe James ahamagara Martin, bamaze aramubwira ati ugomba kwihuta ugategura ibintu, dore ni wewe wenyine uzaba uri protocol w'ibintu byose, kandi urabizi neza ko nyine njyewe ntabwo nzaba ndi kuboneka cyane, so rero ukwiye kuza hakiri na kare tukagira ibintu nyine dushyira ku murongo niba nyine uri buze ukubona umwanya. Martin arabyemera, arabwira ati James nta kintu nakwima ngifite, gusa nyine nzaza habura nk'iminsi nk'itatu cyangwa se 4, ariko ubu ngubu urabumva mfite akazi, madamu ntabwo ameze neza, ariko nyine turagerageza uko dushoboye ibintu byose bizagende ku murongo. Bamaze kuvugana bari ku meza nyine, Gabriela n'umwana nyine ariko nyine na Martin wari usigaye ari umugabo we. Noneho amaze ava kuri telefone ayishyira hasi. Gabriela amubaza, sheri uninde mwavuganaga? Ni James? Ati ya ni James niwe twavuganaga, yashyushye ubukwe bwamusajije. Noneho Gabriela amubwira ati ya ariko nyine agomba gusara, none se twebwe bya bimeze bite? Kandi James yaritanze ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nawe ugomba kwitanga rwose, umubwira ngo simeze neza. Niba James aguhamagaye rwose njye meze neza, ntabwo rwose wabura kujyayo igihe cyose aguhamagaye, kandi urabizi uri muri konji, rero ntabwo wabura kwita ku muvandimwe kandi agukeneye. Ubwo ngubwo Martin abasubije nyine Gabriela ati ya Gabi ndagukunda, kandi iyo utameze neza nanjye urumva ntabwo mba meze neza, ntabwo rero nagenda gutyo gusa. James arashaka rega ngende mara iki cyumweru cyose ndiyo, kandi ntabwo byakunda, ntabwo nagusiga ngo usigane n'umwana, kandi urabizi ko ntabwo urakira, nibwo ukiva kwa muganga, so ntabwo rero nabikora. Ubwo rero nategereze, wenda nzamarayo nk'iminsi nk'itatu, nategereze nyine, ariko iminsi ndashaka kwitaho, ndashaka kuba turi kumwe, ndashaka nyine kukondora. Gabriela araseka ati okay, if you wish no problem, ariko nyine umenye ko James buriya yafashe umwanzuro wo kuguhamagara, umenya ko nta wundi afite wo guhamagara nyine ngo azamufashe ibyo bintu. Ni twebwe muryango wa hafi we, ni wowe Martin, ni wowe best friend we, ni wowe, mbese ibintu byose ugomba kubibonekamo. Ubwo ngubwo
Martin nyine yubika ikarita ntabwo nyine yagiye y'uwo munsi. Noneho rero Gabriella amubaza si ubundi uri kubona ubukwe bumeze neza, Sandra birimo nyine nka kumwe nari nashabaye nasaze ku munsi wacu w'ubukwe. Martin aramusubiza ati ya Sandra nyine uramuzi, ntabwo ari umuntu nyine ushyuhaguzwa cyane, ari nkawe mu gice kimwe, ariko Sandra nyine nabwo arakurusha arashyuha cyane nabwo ho gato, nubwo adasamara bikabije. Ibintu birimo imipango yose igeze kure, mbese ubukwe nyine urumva ubukwe buri cyumweru, ibintu byose biri ku murongo nta kibazo. Aho tuzakorera, aho uzabera ni hafi ya hariya kuri garden, hafi ya hariya kwa Fred. So urumva rero ibintu byose biri ku murongo ko biri na hafi, nta bindi bibazo. Kandi nyine hani muntu yabo nayo barayiteguye nta kibazo kizabaho. Noneho Gabriella wese sheri noneho nzambara iyihe kanzu, kuko nzambara iyihe myenda ko numva noneho abantu bose bazaba baserutse. Martin arababwira ati ariko ikanzu yawe ndakeka izaba yabonetse kuko ndakeka harabura nk'amasaha 48 gusa ngo ibigeze ahangaha bari kuyikora, bari kuyisoza. Ubwo rero nta kibazo ufite kubigiraho, kandi ni ebyiri style uzahitamo imwe kuko imwe ushobora kutayikunda. Reka buriya bagiye gupima kuri hari igihe babipima mu buryo butandukanye. So rero ihangane, ndabizi neza ko uzaba wanakize, zaba ari show. Iminsi yakomeje kwicuma, Gabriella ndetse na Martin. Umunsi w'ubukwe nyine Martin yabanje kujyayo mbere y'iminsi 3, ariko ku munsi w'ubukwe nyirizina waragize. Umunsi rero wageze, Martin yari protocole w'ubukwe bwose. Ubwo ngubwo Kenny yari best man wa James, niwe nyine ibyo bita kudonera cyangwa se kuba best man, niwe wari wadonereye nyine James. Baberanye rwose na Sandra, James na Sandra nyine ubona ko ari ibintu byiza rwose. Ku ruhande rwa Sandra naho hari nyine undi mukobwa nawe mwiza biganye, ari igikundi ubona nyine kiziranye kuva mu myaka yo mbere. Ubwo nyine Kenny nta makuru yari afite yuko Gabriella aba hafi aho ngaho, nta nubwo yari azi ko rwose ari we mugore wa Martin, kuko Kenny na Martin ntago bakundaga nyine gucata cyane cyangwa se kuganira bigiye kure. Buri wese yabaga ari ku ruhande rwe, ariko nyine James nyine akaba ari ubahuza, bahuriye kuri James, buri wese afite ijambo kuri James, bose abakunda kimwe. Mbese Kenny yari yatsindiye umutima wa James ku rwego rwo hejuru. Gabriella nyine yarumva yaje nyuma. Noneho rero mu gihe bari bakiri kwitegura ngo basohoke, Kenny urumva yari yabishyushyemo nawe, ariwe best man ugomba kwita kuri James n'ibiki, urabizi nawe ibintu byo mu makwe ewana. Noneho rero Kenny yarasohotse agiye kureba Martin kugira ngo amubwire yuko nyine hari ikintu James ashaka kumubwira, ko James yaramaze ambara, bamaze kugera nyine ihahandi imbere ku buryo ataba ajyahaguruka uko yiboneye. Byose yatumaga nyine Kenny. Ubwo James amaze gutuma Kenny aragenda ajya kureba Martin. Martin yari ari mu bintu, ariko akiri hirya abona hari umuntu uri kuva mu modoka. Martin yasohotse aho Martin yari yahavuye aho yari yamusize. Ahubwo Martin yasohotse yagiye ku muhanda, abona hari imodoka ije nyine irahaparika. Kenny avuga se Martin yagiye kwakira nde bituma ava mu bintu akasa nkaho none hasa bahe nk'ubivuyemo. Ariko nyine aguma aho ngaho yari kureba Martin hirya, ariko akabona ntago yamuhamagara. Kandi nyine Martin yagiye kumubwira ari byo nyine James yagombaga kumubwira. Ubwo agiye kubona umuntu uri mu modoka arafunguye, amuhereje akana, abona ni umugore wambaye inkweto nziza high heels z'umutuku, yambaye ikanzu y'umweru nziza, yambaye neza cyane. Asohoka mu modoka yambaye na fime, ariko inzobe ukeye cyane, amuguna ko ari umugore mwiza rwose. Ubwo Martin yafashe umwana nyine aramuterura, ari kumusomagura nyine. Umugore asohotse mu modoka nawe ahita ahobera Martin, ari nako amusoma, maze bahita bahindukira baragaruka. Ariko ubwo Kenny ahagaze haruguru, kuko umuhanda wari hepfo nyine, bagomba kuzamuka mesikariye kugira ngo baze nyine
aho Martin yari ari nyine umugore we aho ibirori biri kubera. Ken arebye Gabriella yatarakuramo filme akabona umuntu akabona mbese ntabyumve neza akabona hari abantu muzi ariko nabiteho umwanya ubwo Ken ahita ahamagara Martin amubwira ati Martin ndagushaka hari ibintu James ari gushaka kukubwira so rero ihute kubera ko hari ibintu biri gupfa. Ubwo Martin ahita asoma umugore we kwitama ubwo ni Gabriella nyine amusoma kwitama. Gabriella yarahindutse urumva yarabyaye hashize imyaka irenga 3 nta kanunu ke hashize 6 baherutse kubonana amaso ku maso na Ken ntabwo yabonye nyine yabonye makantu kuntu ari umugore mwiza abona kuntu Martin ndi kumuhake yabona ni byiza nyine ntiyabitindaho ahita abagara Martin ahita asoma Gabriella amusubiza umwana arazamuka nyine. Gabriella asigaye nyine ari gufunga imodoka. Martin ahita azarambwira ati James ari nashaka kubwira bahita bazamuka. James yahabwira nyine Martin aramwongorera. Martin ahita asubirayo ariko nyine James araserebura. Wow, na Gabriella yaje ati niba yaje ibintu bigiye kuba umuriro. Ken rero kubera yari ari hafi yabo nyine ibyo ari kumubwira yarabyumvaga ariko nyine ubona bari free bari kuvuga bari free bishimye ariko Ken aguma muri dilemma yibaza Gabriella urumva yaravuye kubona umugore wamutunguye hanze yambaye amafime mwiza muremure kumwe mbese nyine Gabriella of course yari we ariko nyine Ken nta makuru yari afite yuko Gabriella akibaho nuko yanahura nawe nta igitekerezo yari afite cya Gabriella mu mutwe we yari yibereye mu birori gusa bya James na Sandra ariko yumva bavuze izina Gabriella noneho Ken aca bugufi se James Gabriella uvuze ni Gabriella ubwoko ki uje muri kuvuga ntabwo nakubwiye ari James nyine ntabwo nakubwiye Ken Iwan uriya Martin afite umugore rwose mwiza witwa Gabriella rega nuko utanabizi nuwo hariya Fred hariya nyine mwabira bice muri amugi na Fred aramuzi nuko nyine we yaramuza akiri akana gato cyane ariko nyine yaje kuzinaha ni umugore nyine wa Martin bamaze igihe babana bagiye kumara hafi imyaka 2 urumva nyine Gabi yaje kera ajya mu bintu byo kwiga ava mu byo kwiga so rero aho twize muri university niho yahuriye nyine na Martin natwe twaduharura byumva so rero baje gukundana kugeraho nyine baranashakana urukundo rwabo rwarakomeye cyane barashakana buriya bagiye kumarana imyaka 2 babana bafite n'umwana. Umugore we buriya nuko wenda atahisaza hano ariko buriya ubwo yaje ambwiye ko yaje yaragiye kumwakira uraza kumubona n'umugore nawe mwiza rwose wakishimira rwose. Martin ntabwo yisondetse so niwe rero Gabriella wumvise turi kuvuga ubwo Ken bimwanga mu nda Gabriella se n'umuko yamaze igihe kingana iki sinanga James ronga se kumbona wagira ngo Gabriella guteye ikibazo uramuzi se wamubonye se nyine wowe nsubiza ndakubwira nyuma ariko Ken ubu ngubu koko urumva izo story turi buze kuzijyamo waretse ko tuzabiganira ibyo uyu munsi byarangiye ko tuzabasura bazadusura. Gabriella ni umwana mwiza ugira ubuntu na Martin buriya nuko ateye mbese barahuye barahuza bazadusura rwose. It's a nice family ni family nziza cyane mfite umwana w'umuhungu mwiza so you gotta know them n'abantu beza badafite icyo batwaye so uzabamenya rero wowe reka dukomeze nyine. Ken nyine abona nyine James abona asa nkaho ari kubangamira James aratuza akomeza akazi ke ku best man nyine niho nabyita akazi cyangwa iki aguma nyine akomeza nyine gukora ibintu bye akomeza nyine kwita kuri groom nyine cyangwa umukwe nyine akomeza kumwitaho nyine ngo yari best man we. James urumva ari umunsi udasanzwe kuri James na Sandra bari bishimiye agomba kwitabwaho. Ken rero kubera nk'umuntu nyine ukunda ibyishimo by'abandi kuna ko abandi banezerewe yanze gukomeza guhata ibibazo James aramwihorera yigumira bikomereza nyine ibirori byabo.
haciye umwanya muri reception kuko ntabwo nyine Gabriel yari yagiye kuri church cyangwa se aho bashyingirira, ahubwo nyine Gabriel yahise ajya gufasha umugabo we mu bintu byo gutegura kuri reception. Mu gihe cya reception hafi nimugoroba Gabriel yari yasaze, ari mu bintu, ari kumwe n'umugabo we muri protocole. Ubwo abageni baba barinjiye. Abageni mu kwinjira barumva binjiye babyina, babavugiriza nyine induru, bishimye, abantu bose bishimiye ikirori, bishimiye James na Sandra finally bari babanye nk'umugore n'umugabo. Ariko noneho Kenny abona mu bantu bari gutambuka hafi, abona wongera kubona wa umugore wambaye ikanzu y'umweru mwiza ya fime, noneho yari yahinduye yambaye rinete zimugaragaza mu maso. Urabizi kera Gabriel ntabwo yambaraga rinete cyangwa ibindi bintu by'amafime n'ibiki, wapi yari natural, yarasutse. Noneho abona rero uribona ni Gabriel neza, abona barasa ariko atavaho ari. Noneho ubwo Gabriel yari busy, ari kwirukanka mu bintu, hashize nyine nk'umunota nka 20. Kenny yareba akabona ibintu byose ni Gabriel, imyitwarire ni Gabriel, inseko ni Gabriel. Ako Gabriel atangiye gutegura nyine ku meza, ari kumwe n'abakobwa, ko yari abakobwa bari gutegura ku meza, abwira utuntu bakora. Arebye best man abona ntabwo yari amuzi, abona umuntu umeze nka Kenny. Am I dreaming? What is that? Who is that? Amena nk'umuntu uri astonished, aratangara cyane, aba surprised ku rwego rwo hejuru. Ubwo yari afite nyine ibirahure, na plate iriho ibirahure, nyine ibirahure, ahagaze neza amera nk'umuntu wumye, kuko abageni bari bahagurutse nyine na best man bahagurutse bose. Gabriel biramucanga mu mutwe, abona neza ni Kenny photocopy. Iplate yari afite igwa hasi, ibirahure birameneka. Ubwo bimenetse Kenny akomeza gutumbira Gabriel, nawe abantu bose baba shocked, abantu bose barareba n'ibiki bibaye. Ubwo Gabriel atangiye gutitira intoki, Kenny nawe ari kumureba, yanze kumukuraho amaso, bararebana. Gabriel abura ikintu akora, ahita yifata ku maso. Martin abona byahindutse, ahita agenda. Umugore ubwo aba bakobwa bari gutoragura ibirahure byamaze kumeneka hasi na plate. Gabriel abatangiye kurimba, abura aho kwirwa, ati Kenny. Yahise avuga Kenny, ahita yirukanka ajya guhobera Kenny. Ubwo Kenny nawe yagumye ahagaze, nta guhobera we, nta kumukoraho, ayoberwa icyo akora, biramucanga. Ubwo abantu bose ubukwe nta muntu wari ukitaye kuri James na Sandra ibi bibazo. Ngo Martin nawe yari ari kureba ibintu, areba ameze nk'uri kureba filime, atazi ko umugore wabaye. Urani ibintu bitangira kuba ibibazo. Ubwo Kenny amaboko ye yari ameze uko yari ameze, yahagaze nyine, ntabwo yigeze ahobera Gabriel. ararira fata Kenny bigeza y'ameza aramufata. Ubwo abantu baza kubatandukanya, abandi basore bari bambariye James ndetse na Sandra baraza barabatandukanya. Ubwo bahita bafata Gabriel baramujyana nyine na James nyine ahita abwira Martin ati kurikire. Bahita bagenda bajya mu gikari. Gabriel ari kurira ari kuvuga Kenny ari kuririmba Kenny. Ubwo Kenny yarumiwe amera nk'utazi yari. Ubwo James yari ari kumureba ikijisho. Sandra ubukwe bwe busa nk'ubwangiritse. Ubwo Martin nawe ibibazo byaramucanze. Bose bayoberwa ukuntu ibintu bigenze. Abari mu bukwe bayoberwa abantu baziranye. Uwari uraho wese bose uyu Kenny ahuriye he na Gabriel ugiye kumara imyaka hafi ingahe 7 hano. Kenny ntitumuzi. Abantu benshi bari babonye Kenny igihe James yari yapropoje Sandra kubana nk'umugore n'umugabo, ariko batari bamuzi, bumva n'umuntu bishimiye. Ubwo Fred aho yari ari nyine mu bagabo nawe yarahagurutse, ariko abonye ibintu nyine bibaye nk'ibishoshoyeho batwaye nyine Gabriel mu gikari nyine ikambere, reka mbyite gutyo, asigara ari shocked. Bose basigira bareba kuri Kenny, amaso yose areba kuri Kenny. Kenny nawe
yasigaye ahagaze ahantu hamwe amera nk'uwumye, kwicara biranga, guhagarara kugenda biranga, akomeza ahagaze hahandi Gabriella yamusize. Ubwo haciyeho akanya Sandra na James aho bari nyine barongeye baricara, urumva bari bamaze kubahagurutsa, barongeye baricara. Ubwo Kenny nawe aragaruka nyine gake gake ariko mbona atazi ibyo iri kumubaho, nawe aricara abwira James ati I'm sorry James, I'm sorry ku bintu bibaye, umbabarire rwose, nta ruhare nabigizemo, so rero umbabarire kandi unyihanganire rwose nanjye sinjye. James ubwo yari yarakaye ariko nyine akagerageza kubihisha. Ubukwe bw'urumva bwabubayemo kidobya, inshuti ye Martin umugore we ahobeye umuntu atari musaza we nyine, urumva abantu bose bari gutekereza ibintu byinshi byabacanze. Ubwo MC nyine yahise akomeza w'ubukwe, arongera abahagurutsa, barahaguruka, abakobwa bahise bazana ibindi birahure kuri plate, baraza bana cheers, maze guhana cheers, barongera baricara. Ubukwe busa nk'ubukomejeho, ariko nyine Gabriella ubwo yaragiye we na Martin. Gabriella ahita afata umwana we aho bari gutegurira ibintu, niwe yari yamusigiye abametse bari mu aho bategurira ibintu. Ubwo Martin nawe byari byamucanze, yicaye hanze, yicaye wenyine nta muntu bari kumwe, yifashe ku gahanga, yicaye ku ntebe yari iri hanze. James ntabwo yari atuje, ari kwibaza inshuti aho iri, yareba Kenny umuri iruhande nawe w'inshuti ye wanamudonereye best man, akayoberwa uko ibintu bigenza. Ariko ntabwo yari guhagurukaho. MC yari yakomeje ikirori nkaho nta cyabaye, agombaga guhita akavalinga situation yari mbi, yari imeze nabi. James nyine akomeza ubukwe nk'uko bisanzwe, ariko nyine ari so excited, yumva yuko ibintu nyine atari kubyumva neza. Ubwo ngubwo Gabriella yahise afata umwana we yihuta, agenda yatsa imodoka, ahita akata imodoka arataha. Ubukwe bwarahumuje, abantu barishima. Kenny ntiyongeye kwishima, yakomeje nyine kwita kuri James mu buryo bw'inshingano, yari ameze nk'utazi yari, ariko akomeza arihangana cyane, nawe yari arizi ko ari kurota. Ubwo Martin yagarutse mu kirori hashize nyine nk'isaha n'igice, ibirori biri hafi kugera ku musozo, hahandi baba bagiye kujya muri after party. Arongera nyine akomeza imirimo bisanzwe, ariko yacitse intege, utamenya ngo bimeze bite kuri we. Noneho ubwo bukwe burakomeza buranarangira nyine, abantu bose bakiri shocked, bari kureba utambutse wese, abari gutaha areba kuri Kenny, mu bagore, abamama, abakecuru, abasaza, abasore biganye na Martin, abakobwa biganye na ba Sandra, biganye na ba Gabriella, biganye na ba Martin, bose nyine bari kureba Kenny mushya muri quartier, mushya mu gihugu. Mbese Kenny yarabaye umuntu nyine waje ari nka stranger cyangwa intruder mu bintu by'abandi, utazwi nyine cyangwa wivanze. Gusa Kenny yageraga kwihangana, nyine arihangana abicamo, kuko yagombaga kudonera cyangwa se gufasha James nk'inshuti ye, umukozi bakorana muri company. Siko Kenny yarasigaye akora muri company ya Fred, ariko buri muntu wese yatashye rwose. Kenny ari mysterious kuri we, ari umuntu nyine w'amayobera. Ubwo bukwe bwararangiye nyine, James abana nyine ajya mu rugo muri honeymoon, ariko atarajya muri honeymoon nyine we na Sandra barinjoyinze, barishima nyine. Ho mu gitondo nyine Kenny yagumye nyine mu by'akazi we. Ubwo urumva James na Sandra bagombaga kujya muri honeymoon, bagombaga kujya nyine mu kwezi kwa buki nyine ahandi, kandi urumva nyine bagombaga kugenda bakava aho ngaho bakajya muri honeymoon batari aho hafi mu rugo, kugira biyibagize nyine. Urabizi nyine hanze bafata indege, bafite amafaranga menshi, bafite uburyo bateguye ibintu byabo, ntabwo ari hanze
na hano iwacu urabizi ko ubukwe bwateguwe abantu cyangwa se bifite bafite akantu nyine bafite ibiceri bafata igihe cya honeymoon igihe runaka batari aho bagomba kuba cyangwa se hafi n'akazi aho bari basanzwe baba. Ubwo nyine James yagombaga kugenda we na Sandra bakagenda. So mbere y'uko agenda yahamagaye Kenny wari wazindukiye ku kazi nyine amubwira ko ashaka ko bahura. Ubwo ngubwo Martin yari yatashye nyine ubukwe bwari bwarangiye. Bumva hari ku munsi wa gatatu ubukwe bwarangiye, ariko Kenny akimeze nkaho nyine ari ari nk'ikinya atazi ibintu uko bimeze. Martin nawe we yageze mu rugo atari kuvuga, agera mu rugo asanga Gabriella nawe atari kuvuga ari kurira, asanga byacitse byayobye, umwana nta muntu umwitayeho, ari aho Gabriella nawe ari aho ari kurira. Nyine Martin yabonye ibintu bidasanzwe muri uyu munsi. Ubwo ngubwo nyine Martin yakomeje kureba Gabi, yakundaga Gabi cyane. Gabi amaze guhora, Martin aramubaza ati se kubera iki witwaye kuriya ahantu hameze nka kuriya? Gabriella ntabwo yasubije Martin, yarakomeje we aba nk'umuntu nyine uba muri isolation cyangwa atangira ubuzima bwe kwigunga. Guhera igihe yasohokaga Martin yageze mu rugo Gabriella atari kuvuga. Umunsi wa kabiri Gabriella ntabwo yari ari kuvuga. Umunsi wa gatatu nibwo Martin yavuye ku kazi araza Gabriella gutyo. Uwo munsi ni nawo James yari yahamagaye nyine Kenny kugira ngo agire icyo amubwira, kuko we na Sandra bagombaga kwerekeza mu kwezi kwa buki. Ubwo barahuye James bataragira ikintu bavugana, Kenny ahita asaba James imbabazi, ambwira ati James I'm sorry ku byabaye byose, nagusabye imbabazi tukiri mu gihe cya celebration y'ubukwe, ako ndongeye gusaba imbabazi, ibintu byabaye byose nta ruhare nabigizemo. Ngo James wari ukiri nyine mu rujijo abaza Kenneth don't worry, amubwira ati don't worry, ako hari ikintu ashaka kukubaza kandi ube honest kuri njye, you know ibintu byose tubiziranyeho. Ati nta kibazo njye umbwire rwose ndakubwira. Gusa Kenny nawe yari yasigaye ameze nk'umuntu nyine umeze nk'uwasubiye mu bihe bya kera, wongeye kubona urukundo rw'ubuzima bwe, dore ko Gabriella n'akagakomo atari yarigeze akambura, ariko Kenny nta nubwo yabyitayeho. uwo munsi yari yamubonye ntiyabimenye. James aramubaza ati ese Kenny uziranye na Gabriella? Wari usanzwe uzi Gabriella? Kenny niko kumubwira inkuru yose, arambwira ati Gabriella twiganye segonderi dukundana, nagiye kwiga kaminuza aho yigaga kuko yanyigaga imbere h'umwaka, dukundana hashize imyaka 3 tutavugana, hashize 6 ntamubona, urumva igiye ku 7, ariko anari hano twaranakundana. James yumvise atunguwe, yumva nyine ibintu wari kumva nawe ntabwo bisanzwe. Abwira ati none se ko Gabriella amaze igihe inaha, ko Gabriella yakundanye na Martin hafi amezi 9 mbere yuko babana, ubu ngubwo wowe mwarakundanaga anakundana na Martin? Ubwo ngubwo arambwira ati ngiye ntabwo mbizi, gusa hageze igihe nkuko nabikubwiye papa wa Gabriella nyine akupa communication yanjye yose ari kumpuza na Gabriella turaburana, imbuga hose nsanga baramborotse, ibintu byose ndamubura burundu, nari ndi mu buzima bubi, story yanjye yose urayizi. Ubu nuko nongeye kubona Gabriella hano nyine kuri abo bibonye, niko nari nongeye kumubona, nawe nibwo yari yongeye kumbona. James yumvise ibintu bimurenze, birenze ubushobozi bwe, ambwira ati it's okay, ubwo bizaba fixed, nta kundi, ubwo usigare mu kazi neza, ubwo reba akazi. Fred nyine nawe nushaho ugenda umusobanura uko ibintu, kuko nawe ntabwo arabyumva, gusa nyine bizamenyekana uko iminsi igenda iza, tuzamenya ikijya mbere. Nta kibazo, urakoze kumbabarira. Ubwo James aragenda, Kenny nyine amwifuriza urugendo rwiza, amwifuriza ibyishimo we n'umugore we Sandra bari bajyanye. Ibyishimo byari byose kuri James na Sandra, ariko nyine harajemo ako kantu ko buri wese yari ari kwibaza Kenny ari mu ntoki
kuri Gabriella, bituma Gabriella agaragaza iriya sura yitwara kuriya mu kirori hagati cyabo. Ubwo hashize icyumweru mu rugo kwa Martin ibintu byatangiye guhinduka. Nakubwiye ko uyu munsi inkuru ndayisoza, byanze bikunze inkuru ndayisoza, don't worry, niba uri kwihuta wambare kuteri cyangwa mbese ndayisoza. I will finish it. Numvuga ngo rero byarakomeje nyuma y'icyumweru niho twatugeze. Inyuma y'icyumweru nyine ubuzima bwaje gukomeza, Gabriella akomeza kuba nyine wa muntu utishimye. Martin nawe yari afite ibintu byinshi mu mutwe, ari usigaye yita ku mwana rimwe na rimwe, Gabriella akamwitaho. Umuntu wese nyine yari akiri kwibaza kuri Kenny. Kenny yarakomeje akazi ke ariko nta mbaraga nawe yari afite, urabyumva nyine. Yari akibaza ukuntu Gabriella bongeye guhura, akumva neza n'Imana imumanukiye. Yumvaga nyine muri we ko ubuzima bwe bwongeye kuba bushyashya. Urabizi neza Kenny ntiyari yarigeze akunda umuntu n'umwe, yari akiri wa musore nyine uko Gabriella yamuseze niko yari akiri, uretse struggle yari yaraciyemo. Mbese inkuru hagati ya Kenny na Gabriella zari iz'iminsi 40 ku buryo batari kuzibara ngo zishire. Buri wese afite struggle yanyuzemo, buri wese afite mbese agahinda Gabriella yanyuzemo nyuma yo kwangirwa kongera kuvugana cyangwa no kubonana na Kenny. Urakazi kose byari ibintu bimeze nabi cyane. Noneho neza Gabriella ibintu byaramucanze. Gabriella munsi umwe rero hashize icyumweru arasohoka, asiga nyine afunze mu rugo, aragenda ajya gushaka aho Kenny akora. Ageze aho ba James nyine bakora yari ahazi, bahari inshuti ze. Ahageze ahita akubitana na Fred ku muryango. Ati Gabriella, bite Gabriella? Gabriella amubwira ati ni byiza nuko nyine nta umuntu nashakaga hano. Ko Fred ati ko Gabriella ntabwo mbyumva, hari ibintu byabaye kandi yaba wowe yaba Kenny nta muntu urambwira ibintu bintu naboneye hari mu bukwe bwa James. Ni biki birija? Ubwo Gabriella yambwiye ati mva njyewe nyine ntabwo nabivuga ngo mbibabwire mwumve ukuntu ibintu byagenze, gusa nyine ni kuriya nibonye nawe ntabwo nari nzi biri kuba, ni kuriya mbese ni kuriya kandi ntacyo nari mfite kubikoraho. Ahubwo nyine nari nje kureba Kenny kuba amasaha nyine yo gusoza akazi ageze, nari nje kumureba, hari akantu ashaka kumubwira no kumusaba imbabazi kuba naratumye nyine umunsi ugenda nabi, namwe mbasaba imbabazi. Mbese nuko n'abantu bari mu bukwe bose ntabasha kubasaba imbabazi, ariko ndabyifuzaga namwe rwose mbonye no kubasaba imbabazi, rwose munyihanganire. Nangije ibirori byanyu, nangije nyine uko umunsi wagombaga kugenda, nangije ibyishimo bya James na Sandra, ariko nyine nanjye ntabwo yari njyewe. Nari nongeye kubona Kenny kandi Kenny ni igice kimwe cy'ubuzima bwanjye. Kenny ninjye, Kenny nyine ni inkuru ndende. Fred ntabwo yakundaga kwivanga mu bintu, it's okay. Rero James ntabwo ahari, James yari muri honeymoon, ariko niba ushaka kubonana na Kenny wagiye gutaha of course, ubwo ngubwo uramubona nta kibazo. Ubwo bakiri muri ibyo Kenny yahise yarasohotse nawe na briefcase ye ari gutaha nyine. Kenny aba yongeye abonye Gabriella ari bonyine kuko noneho Fred yaramaze kwigendera. Kenny nyine yagisuka mu muryango abona Gabriella hakurya. Gabriella nyine yari kiri kureba nyine akiri guhindukira nyine akiri kureba Fred wari ugiye, ahindukiye abona Kenny kumureba ahagaze mu muryango. Gabriella yahise yumva ahindutse, bushagarira burumufata, ahita agaruka yiruka ahobera Kenny n'ubundi nka kwa kundi. Noneho Kenny nawe kwifata biranga, ahita amuhobera, barahoberana bombi bararira, banga kurekurana. Gabriella arira ati Kenny nongeye kukubona ku yindi nshuro ya kabiri, ejo bundi ibintu byabaye, maze iminsi mbirwaye, maze iminsi ntameze neza. Kenny ndacyagukunda, ndacyari wa wundi, ndagukunda, nari ngukumbuye, mbese ntabwo ushobora kumva ukuntu umeze. Kenny bigeraho yari ari kurira gusa nta kintu avuga, ariko Gabriella amurabise Kenny
what's wrong, ko nta kintu wowe umbwira, ndacyagukunda, ndacyari wa wundi, nishimiye kongera kukubona, ni ibitangaza by'Imana bibaye. Kenny yari gutekereza ukuntu nyine yongeye ntabwo yari ari kubyakira, yibutse ibintu bihe byose yaciyemo, yibuka umubabaro, yibuka uburyo yabuze Gabriella, yibuka ibintu byinshi cyane. Bamaze kurekurana, arebye kuri Gabriella abona Gabriella cyambaye ka gakomo. Kenny byahise bimukora ku mutima, ibintu Gabriella ari kumubwira mu kanya ntabwo yari ari kubyumva, ariko abonye agakomo ahita abyumva bwa kabiri. Gabriella yari acyambaye agakomo Kenny yamuhaye bakiga segonderi. Imyaka 7 yari igiye gushira yambaye ako gakomo ataragataye. Ubwo Kenny yahise yibuka mukuru we, urumva hari hamaze gushira hafi imyaka 15 mukuru we atabarutse, kuko yari yaraguye ku rugamba, uzi ko yakamuhaye amubwira ko hashize imyaka 9. Ubwo nyine kongeye kumwibutsa story yose Kenny arongera ahobera Gabriella bwa kabiri. Ubwo barafuye aho ngaho, buri wese nyine yumiwe, baragenda bicara ahantu hatuje ku muhanda, hari jardin, hari udutebe abantu baba batambuka bicaraho, abari kwiruhukira, bari kuganira hatuje mu biti. Kenny amubwira story yose y'uko ibintu byagenze, amubwira ubuzima yaciyemo, amubwira ukuntu yagezeho agakora ikiyede, amubwira ukuntu yaje gusubira mu cyaro, uburyo yakoze imyaka urabona mu cyaro nta kigenda, mbese amubwira ubuzima bwe bwose yanyuzemo. Gabriella nawe mu marira menshi afashe ikiganza cya Kenny, amubwira ukuntu papa we yamukubitaguye rya joro, uburyo ryamubereye rirerire, uburyo papa we yaraye amukubita, uburyo papa we yamennye amatelefone yagakekenya amasimukadi yose na social media zose akaziborokesha, akajya ku batekinisiye baba bikoranabuhanga bakaboroka, bakamuha ibindi bishya, bakamufunguriza izindi mbuga zose, mbese byose arabimubwira. Ubwo Kenny nawe amubwira ukuntu telefone yahise ayigurisha, akigurira mama we ikanzu n'udukweto twa barumuna be n'udupantaro, akigira mu cyaro. Agarutse yongeye kugura fone, ntabwo yari akiri muri bwa bihe byo kuba yashaka Gabriella, kumvaga byararangiye. Ubwo abantu barongeye baba babandi, buzima barabwibukiranya neza, barongera barahoberana. Kenny nyine asezera Gabriella, gusa amuha nimero ye. Gabriella ataha, Kenny nawe ajya mu rugo, buri wese ari kwibaza ibintu kigiye gukurikira. Kenny yakomeje kuganira nyine na Gabriella, ariko bataganira cyane, ariko banyuzamo bakajya kuganira imbona nkubone. Martin nawe ubuzima bwakomeje kwanga mu rugo, buri kimwe gihari, na Gabriella hari nk'umugore, ariko Gabriella yahindutse. Nyine Kenny atangira kubona Gabriella nk'umuntu nyine wahindutse, utakimwitaho cyane, utakimusubmitinga cyangwa amugandukire nk'umugabo nk'uko yabikoraga mbere y'umunsi w'ubukwe bwa James na Sandra. Kenny nawe yakomeje akazi ke bisanzwe nyine, ariko nyine bagacata na Gabriella rimwe na rimwe, ubundi bakabihagarika, icyumweru kigashira batavugana, byashira 2 bakongera bakavugana, bagapanga bagahura, ariko bahurira ahantu ku muhanda, bakongera buri wese agahita asubirayo. Kenny we yarataragura n'imodoka, Gabriella ko yarayifite. Ubwo urumva nyine ubuzima bwo kwa Martin ndetse na Gabriella bwakomeje kwanga, bigenda nabi. Hashize amezi 2 noneho biba nabi, Martin atangira kujya abwira nabi Gabriella. Martin ubuzima buranga, atangira kurakarira Gabriella, ko Gabriella asigaye noneho avugana na Kenny, yamuhishe ko Martin ahari, kandi Martin ahari. Martin yabona atangiye gusuzugurwa mu rugo, barashwana neza. Martin atangira gushaka kurwana cyangwa gukubita Gabriella. Gabriella abonye ibintu bimaze kugera ku rwego rubi cyane, hashize amezi 4 nyine Gabriella ahita yisubira mu rugo. Gabriella yafashe umwana amurwanira na Martin ashaka gusigarana umwana we, Gabriella nawe ashaka umwana we, bararwana birangira nyine Martin amurekeye Gabriella, kuko Martin nabwo yakundaga Gabriella adashaka nanone kumubabaza, ariko Gabriella yari yabaye undi muntu, yarahindutse burundu. Gabriella asigaye ari umugore wakwemera guhomba ikintu cyose, ariko agashaka uburyo ahura na Kenny. Ubwo Gabriella yahise yisubirira iwabo,
ibintu biba bibi. Martin nawe aguma mu rugo biramucanga, abasubiye kuba single kandi ari married, ari mu rugo nk'umugabo wenyine, ibintu biba bibi. Ubwo James nawe niko amakuru yayakurikiranaga kuko nyine yabaga ari kumwe na Ken mu kazi. Ken akamubwira ati riga nta kintu nabikoraho, ati rwose nta kintu nabikoraho, nanjye ntabwo ari njye. ubwo Fred nyine nawe yabireberaga ku ruhande. James umunsi umwe abonye ko Gabriel yasubiye iwabo yagiye kureba Fred. Ko ni nimugoroba James ajya kureba Fred. Umva hari hashize amezi hafi 5, hashize ukwezi nyine Gabriel yibera iwabo. Abwira ajya kureba Fred muri office, ambwira ati it's okay, uri gushaka tuvugane, fine twavugana. Ambwira ati rero uko ibintu bigaragara Martin ubuzima bwe bukomeje kwangirika kandi bukomeje kwangizwa na Ken ndetse na Gabriel. Ken na Gabriel bafite inkuru yabo ya kera ikomeye cyane y'urukundo bakundanye Gabriel atarazi nahangaha muri iki gihugu. None ubuzima bwiwe bwamaze guhinduka, bwongera busubira ku buzima bwa kera babayemo. Gabriel yongeye akunda Ken ku rwego kubikontorora byananiranye. None ubu imenye ko Gabriel amaze ukwezi yibera iwabo, ameze nk'uwasubiye iwabo burundu. Ubwo Fred aramubwira ati none se turabigenza dute? None se Ken ubona wabyitwara mwate? James asubiza Fred ati Ken rero ntiwamenya ukuntu ateye. Ken nyine ntiwamenya ngo ari ku ruhe ruhande, ariko nyine ububona nawe guhomba Gabriel bimuri kure. Ni ibintu biri indani, ni ibintu utamenya baziranyeho birebire. Ken yaranabimbwiye numva ni ibintu birebire cyane rwose bisumba igihe Martin amaranye na Gabriel. Urabona yaranamutaye yasubira iwabo, agenda avuga ngo Martin yasigaye amukubita, ariko Martin nzi ntabwo rwose yakubita Gabriel n'ukuntu yamukundaga. Ubwo Fred abaza James none turakora iki, urifuza ko mbigenza nte? Ati none se warese Ken nyine agashaka uburyo ajya gukorera mu bindi bihugu, akajya mu kindi gihugu gukorerayo, ariko urugo rwa Martin rukagenda neza ko ubona rusenyutse. Fred rwose yahise arakarabwira James ati njyewe nkura Ken iruhande rwanjye. Ken ni umusore uzi ubwenge. Ken ibintu abarimo hano uramuzi, murakorana ku buzima bwanyu bwa buri munsi. Wowe na Ken nta muntu uzigera ava hano kuri Headquarter. Niba nibyo wari uri gukeka bishobora gutuma urugo rwa Martin na Gabriel rugenda neza, ubyibagirwe. Wowe na Ken muri abantu bagomba gukorera hano, kuko no mu gihe naba ndahari ntago nzigera nifuza ko muva ahangaha. Ken uramukeneye, nawe aragukeneye. Ikipe yawe nawe ikora ikintu cyose kikagenda neza. Amasoko yacu nimwe, abantu bose bakunda Ken. Abakiriya bose bacu baba bambaza Ken yari kuri rwose. Ibiganiro byacu, negociation yacu, imyumvikane no guhuza ntabwo Ken yava hano kuri Headquarter. Ibyo byibagirwe. Niba ari urugo rwa Martin mushaka ubundi buryo mubikemuramo, ariko ibyo gukura Ken hano ntabwo nshobora kubikora. Umbabarire James, umbabarire rwose, kuko akazi Ken akora ntabwo wakikora usha wenyine, kandi nawe akukora ntabwo yagakora wenyine, muruzuzanya. Ntabwo rero business igomba gutandukana n'iby'ubuzima busanzwe. Martin nk'umuntu w'umugabo nashaka uburyo akemura ikibazo, namwe mumufashe nk'inshuti, ariko niba ubizanye mu business Ken nawe ushobora kumurekura. Urabizi nawe uburyo twamuzanye tumukeneye, urabizi umusaruro amaze kutugezaho, urabizi ukuntu abantu bamukunda, so you know I can do that. James yarasohotse, ibintu biba biranze. Ken nyine agomba kuguma kuri Headquarter. Ubwo iminsi yaricumye, ameze nyine amezi hafi 2-3 mu rugo. Gabriel atangiye guhura na Ken bisanzwe, afite n'umwana, bagahura bakaganira, bumvikana ibintu byose, mbese basubira mu rukundo bw'ibihe byabo bya kera. Ubwo munsi umwe Ken nyine aryamye nijoro, umva hari hashize amezi 3 Gabriel yibera iwabo. Martin nawe yari yarataye umutwe, yaragumye mu rugo, yarimutse akagenda akajya mu bindi mijyi, akongera akagaruka, agahamagara Gabriel akamwitaba, bakavugana, akamubwira ati umwana ameze neza,
ariko rwose kugaruka aho njyewe ntabwo bishoboka. ubwo Martin Kenny yari icyago gikomeye mu buzima bwe ko yari yamurimburiye ubuzima ku rwego rwo hejuru. Ubwo Kenny umunsi umwe yumva umuntu arakomanza ari nijoro nka saa 3 z'ijoro. Arabyuka akuyeho rido abona ni Gabriela n'umwana bari kumwe. Kenny afunguye abona Gabriela araje aramuhobera. Kenny yari kwibaza Gabriela ugiye hehe? Gabriela ahita amuhobera ashyira umwana hasi aramuhobera ari kurira ati Kenny mbabarira unyakire, ndambiye kubaho pretendinga cyangwa nibwira yuko turi kumwe tutari kumwe, ndambiye kuba mu rugo, ndambiwe ibintu byose barabizi, bazi ko waje inanga muri iki gihugu, urukundo rwacu bararuzi, narakuze, nta muntu ufiteho ijambo, ndagukunda, ngomba kubana nawe, byanze bikunze ngomba kubana nawe. Ubwo Kenny nawe yarabaye nk'umuntu ugize amahirwe kuko nawe umutima we wari ukiri kuri Gabriela, nta wundi mukobwa yari yarigeze akunda. Kenny aramubwira ati it's okay, don't worry, nta kibazo nyine, nta kibazo, karibu urakaza neza. Guhera ku kanya ubwo nyine Gabi ahita abana nyine na Kenny mu buryo butanemewe n'amategeko. Kenny babana nk'umugore n'umugabo, bakajya nyine barongera barinjoyinga, basubira muri rwa rukundo. Kenny yataha Gabriela akamutegurira mu rugo n'urukundo rwinshi. Umunsi umwe Kenny nyine nimugoroba aricara hamwe abwira Gabriela ati ngwino ntubwire ndashaka kubaza. Gabriela araza aricara muri salo amubwira ati se Gabi, urabizi ibintu byinshi twaciyemo, urazi inkuru yacu urukundo ukuntu imeze, none kuraha mu buryo butemewe n'amategeko, ubu ibi bibazo uri kubona turi bubizemo, ukwezi kurashize amezi agiye kuba 2, ubu ngubu turabigenza gute? Gabi atamubwira ati Kenny urabizi ibintu byinshi, ntabwo njyewe mba narabiteguye kirekire, mba nabiteguye, ntabwo navuye kwa Martin nza hano iwawe, abo navuye kwa Martin njya mu rugo, ntabwo ari uko nari nyobewe aho uba, ntabwo ari uko nari nyobewe ikindi nakora, ntabwo nari nyobewe kujya kwibana. Njyewe ikintu nashakaga nuko nyine ngomba kubona gatanya na Martin nkabana nawe by'ubuziraherezo, kandi ibintu byose nabiteguye. Ubu rwose nyuma y'ukwezi baraduha gatanya, ibintu byose nubwo Martin byagoye kubyumva, akumva yuko buri gihe ndi gutebya, akumva ko buri gihe nzagaruka, ariko nakubonye Kenny ntandi hantu ushobora kujya. Nasubiye ibwana, nasubiye kubona urukundo rwanjye rwa kera, nasubiye kuba Gabi uzi narindiwe nyuma yo kukubona. Imyaka yose nabayeho pretendinga, imyaka yose nabayeho nasyuminga, imyaka yose nabayeho muri fake life, mu buzima butari ubwanyabwo, nari pirate rwose, nawe narindiwe. Ariko iki gihe cyonyine maze nkubonye, aya mezi yonyine, ndi Gabriela wuzuye kandi uzi wa kera mu buryo bw'umwimerere. Rero ntugire ikibazo sheri, rwose baby, gatanya rwose narayisabye, ndetse harabura ukwezi kumwe bakayiduha, ibintu byose biri ku murongo. Kenny yahise ahobera Gabriela rwose, barahoberana. Ugakana ka Martin na Gabriela kari karaho nako kagahungu kari gukura nyine kiza cyane, kabareba kishimye. Martin nawe yari ari mu buzima bwe, atangiye nyine kubona ko ibintu nta garuro bigifite. Ubwo James na Martin nyine nabo baraganiraga. Ubwo Martin ibyo yari yasabye James yamufasha byari byaranze, byuko nyine yakohereza cyangwa yari buryo bohereza Kenny mu bihugu byo hanze, mu yandi mashami y'ikigo cyabo, byose byarananiranye. Ubwo nyine yabonaga ko nta mpamvu nawe arebye ukuntu Gabriela ndetse na Kenny bakundanye, n'uburyo yibutse n'umunsi w'ubukwe bwa Sandra ndetse na James, ashyira agapira hasi. Ubwo nyine yemerera Gabi gatanya. Nyuma y'amezi 2 nyine Gabriela abana na Kenny babahaye gatanya, we na Martin. Ko barabana, Kenny na Gabriela babana nk'umugore n'umugabo. Hashize amezi 6 Kenny na Gabi barashyingirwa byemewe n'amategeko. Ubukwe bwa Kenny bwabaye bwiza. Kenny
yatumiye ababyeyi be, yahamagaye mama we, hamagara mushiki we, batega indege baraza. Fred yarabishyigikiye, James nawe abona nta garuriro arabishyigikira. Martin we yaragiye yarimutse, yaravuye no mu mujyi babagamo babana na Gabriela. Sandra nawe umugore wa James yabonye ntaga, abantu bose nyine bariyakiriye barabashyigikira. Kenny na Gabriela bakora ubukwe bwiza bw'igitangaza. Umwana wa Gabriela na Martin nawe yari ahari, kakira akabebe gato nyine gafite imyaka 2 irengaho amezi make. Ubwo ngubwo nyine Gabriela anatwite inda ya Kenny. Ubukwe barabukora rwose buraryoha, Gabriela barishimana. Gabriela abwira nyine ku munsi nyine wo gushyingirwa, Gabriela nyine bamusabye nyine kugira icyo avuga, afata nyine ikiganza cya Kenny, birati Kenny ndagukunda, nzahora ngukunda, nagukunze turi abana, mpora nkubwira yuko urukundo rwanjye nawe ari urukundo rw'ibihe byose, none birabaye, nyuma na nyuma ibidashoboka birashobotse, birangiye ubaye uwanjye burundu. Ubwo Kenny nawe amubwira ati rwose ibi bintu biba biri kuba iteka mba mpora ameze nk'uri mu nzozi, gusa ndashimira Fred byimazeyo, ndashimira na James nubwo namuhemukiye mu buryo bumwe nawe ariko abona ko ndafite control yabyo. Nkanashimira Gabriela uwankunze kuva tukiri bato. Urukundo rwacu rwari genuine, rwari urw'umwimerere ku buryo na n'ubu rukiri uko rwari rumeze kera tukiri abana tukiga secondaire. Ndamushimira rwose, yahise ahobera Gabari kurira kuvuga byanze. Ubundi ikirori kirataha, babaha amakado. Ubwo Fred yahise abaha inzu, James abaha imodoka, barishima. Mbese umuryango wa Kenny ntiwasubiye aho wabaga, bahise bibera nyine mu bihugu byo hanze, aho Kenny nyine yabaga n'umugore we Gabriela. Ubwo Gabriela nibwo yaramenye nyirabukwe, nyine ibintu byari bimeze neza cyane. Hashize amezi 4 nyine Kenny na Gabriela babana nk'umugore n'umugabo. Nyine urumva hari hashize amezi ahubwo arenga 11 babana nk'umugore n'umugabo. Gabriela arabyaye, abyara umwana w'umuhungu, abyaranye nyine na Kenny. Ubwo nyine urukundo rwabo ruba rusohoje umwana wa kabiri kuri Gabriela w'umuhungu, kuko wa mbere bafitanye na Martin, ababyaye umwana wa mbere we n'urukundo rwe rw'ubuzima bwose ari we Kenny. Biba birangiriye aho ngaho nyine, story birarangiye, ubuzima bwarakomeje nyine. Gabriela na Kenny barira abana bombi, urumva babategereje nyine ko umwana wa Martin ageza ku myaka y'ubukure, Martin akamutwara cyangwa ntanamutware, kuko nyine Kenny we yakundaga abana, akunda nyine umwana wa Martin nk'uwe. Mbese ruburugo rushima Imana, n'ababyeyi ba Gabriela barabashyigikira kuko babonaga ko nta hagaruriro. Papa wa Gabriela basaba imbabazi, yaje kubasaba imbabazi, urukundo rwabo ruba ruganje gutyo. Ubwo nyine inkuru yacu nawe yarangiriye. Ntiwaradukurikiye, ndagushimiye cyane. Nizere ko uri buva aha ngaho ukanze subscribe kugira ngo inkuru zindi zitazangira kugucika hano kuri Yep Media cyangwa se Yep TV RDA cyangwa se Rwanda. Nizere ko nyine utazongera gucikwa n'inkuru zacu, hari izindi nkuru nyinshi zigiye kuza. So I love you. Kana subscribe, utere comment ndetse like na share. Ciao ciao, I love you so much. It was Tiyu Nsanze. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tiyu Nsanze. Ciao ciao, nakagaruka.